Yesu ashimwe inshuti bakunzi ba Famu Gospel, nizere ko muri amahoro kandi nanjye ndamahoro. Ariko utaguwe neza uyu munsi, ndamusezeranya ko Imana nyiribihe ifite n'ibihe byiza. Imana igitanga ibihe byiza, igakuraho umuntu umubabaro, ikamuha ibyishimo. Mu cyimbo cy'ivu, mu cyimbo cyo kwirabura, Imana ikaguha ibyishimo. Ushobora kuba wumvaga ko uri kugenda ujya habi, ariko ndakubwira ngo nk'uko bajya bavuga ngo hanyuma ya zero Imana irakora. Aho uri kubona kuri kujya, aho umwanzi Satani aba ari kukwereka kurimo kugana, ndagira nkubwire ngo Uwiteka ntago ari uko abibona. Arabona ko nubwo uri aho ngaho, ariko ejo hawe uzaba uri ahantu heza. Rero utaguwe neza, utari mu bihe byawe byiza, ndagutangariza ko Uwiteka nyiribihe ariyo yaguha ibihe byiza kandi arabikuremera mu izina rya Yesu. Mu ijambo ry'Imana niho dukirira, mu ijambo ry'Imana niho ubuzima buzira, mu ijambo ry'Imana niho amahoro yabuze niho aturuka, mu ijambo ry'Imana bataye ibyiringiro bongera kubona ibyiringiro, mu ijambo ry'Imana ababuze amahoro, umwami w'amahoro ari we Yesu Kristo arayatanga. Humura rero, uko wumva ijambo ry'Imana, uko ukurikira ijambo ry'Imana, Yesu akuzanira agakiza. Uko ukurikira ijambo ry'Imana, Yesu akuvura aho urwaye. Uko ukurikira ijambo ry'Imana, ibyari bikunanije umwami Yesu abishikamire, abisinzirize mu izina rya Yesu. Imana irakugirira neza, iragukiza. Yizere wowe urabona ibyaye. Imana itugire neza. Rero ndabashimira mwebwe mu mumuryango wa Famu Gospel. Ubwo ndavuga abana mwarakoze subscribe, ariko nabandi mutari mwamara kuyikora, namwe ntarirarenga mwabikora mukaza mu muryango w'Imana. Ndababwiye ngo nta yindi nyungu ndi gutegereza muri ibi ngibi, kuko ikintunze Imana yarakimpaye ndagifite. Ahubwo icyo ndi gukora ni ukubaka ubwami bw'Imana, kuko nizera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi ubwo buzima nzabamo nyuma y'ubu buzima hari ibihembo bizatangwa bitewe n'uko umuntu yabaye mu isi. Haleluya. Yesu Kristo bigeze kumubaza ngo ese umurimo w'Imana udusaba ngo dukore ngo ni uwuhe? Yesu aravuga ngo umurimo mbahaye n'uyu nguyu ni uko mwizere uwo yatumye. Ubwo mbanje kukubwira ngo nubwo wakumva ko nta wundi murimo ukora mu nzu y'Imana, nubwo wakumva nta wundi murimo ukora, wizere Yesu Kristo. N'umwizere uwo murimo urabubonye. Ariko wajye maze kugera mu bwami bw'Imana, nk'uko abana mu rugo bavuka bamara gukura, ababyeyi bagatangira kubaha imirimo, bakagira ibyo bakora. Ni nako natwe tumeze, kuko twamaze kuvuka twabaye abana b'Imana, twabaye abana bishobora byose. Rero mu rugo rwa data harimo imirimo myinshi. Muri iyo mirimo myinshi nanjye nahisemo gukora uyu nguyu ndetse n'iyindi yose umwami Imana nshoboza gukora. Nawe rero ufite umurimo ukora mu nzu y'Imana, ariko nutaragira umurimo akora, rya mubwire ngo niba wamaze kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, akakubera ibyiringiro, akakubera inkomezi, ukabuzi ko ufite urugendo rugana mu ijuru, nandi ndagira mubwire ngo ugire ikindi ukora hanyuma yuko wizera Yesu Kristo, ugiye ikindi ukora mu bwami bw'Imana. Rero turi kubaka ubwami bw'Imana hano mu isi, kubera ko ibihembo byabwo tuzabona turi mu ijuru. Ariko tukiri no mu isi, Imana igidukwira inshuro zirenge za zindi 100 Imana yavuze. Imana ishimwe. Uyu munsi rero umwami Imana yampaye amagambo yo kuganira nawe, amagambo yo kubanza Imana imbere mu mishinga yawe, mu byo ukora byose, ubwami bw'Imana bukabana nawe. Haleluya. Teme iravuga ngo kubanza Imana imbere bikwambutsa ahananiye abandi. Bishatse kuvuga ngo hari aho umuntu agera akahagwa, agatsikira, akikubita hasi, ariko ihari n'Imana ishobora gutuma uhagera ntubashe gutsikira nubwo abandi batsikiye. Kubanza Imana imbere bikwambutsa aho abandi baguye. Tugiye kureba ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana rivuga iki ku kubanza Imana imbere? Ese Imana ivuga iki ku bijyanye n'abantu bashyize Uwiteka imbere mu mishinga yabo, mu mibereho yabo, mu buzima bwabo, mu byo bakora uko bwije n'uko bukeye? Ese abo bantu bafite izihe nyungu? Nibyo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Nk'uko bisanzwe ni Ernest Kagenza, mwene so kandi inshuti yawe. Tugiye gusoma rero muri Yosuwa. Tugiye gusoma muri Yosuwa ibice 3, dusoma umurongo wa 3 n'uwa 4. Hari n'andi hantu turi buze gusoma. Aha haranditse ngo bategeka abantu bati, nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi aribo batambye, muzahere ko muhaguruke aho muri muyikurikire. Kadusubiremo. Abantu bati, bategeka abantu bati, nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi aribo batambye, muzahere ko muhaguruke aho muri muyikurikire. Ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2,000. Ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Imana ishimwe. Ahangaha ni muri Yosuwa, ubwo Imana yashaka kubambutsa Yorodani. Abisiraheli bari barimo kuva muri
Egiputa bari kunyura mu butayu, bageze ahantu rero bagomba kunyura mu mugezi witwa Yorodani. Imana ari kubakura muri Egiputa iri kubajyana mu gihugu cyabo n'uyu munsi batuyemo aricyo cya Isiraheli, cyangwa se igihugu cy'amasezerano niko cyitwa Isiraheli. Isiraheli bituruka ku mugabo witwa Yakobo n'ayandi mateka. Ariko abangaba rero bari bageze ku mugezi, bari bageze ku nyanja, bageze kuri Yorodani. Bahageze rero Imana ibaha kondisiyo, irababwira ngo muzakora ibi ngibi kugira ngo mubashe kwambuka mugere muri kiriya gihugu, kuko aba bantu bari barimo kujya mu gihugu badasanzwe bazi. Bari kujya ahantu badafite experience, badafite n'abantu babanje kuhanyura ngo bamenye uko hameze, bamenye inzira bakwiriye kunyuramo. Imana irababwira rero ngo reka mbereke inzira, kandi hari kondisiyo ndabaha kugira ngo mubashe kuzagenda ntimuyobe mu nzira. Imana irababwira ngo mufate isanduku y'Uwiteka irimo bya bimenyetso byose. Noneho abatambyi bayifate bajya imbere ngo hajyemo intera hagati y'ishyanga, hagati y'Abisiraheli, hagati y'ubwoko bw'Imana ndetse n'isanduku hazabe harimo metero 2000. Urumva nuko ngo hagati yaho aho barajya bagera hajya harimo distance runaka Imana yagennye. Ibi bintu bishatse kuvuga ngo iki? Aho uri kugana mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye, mu bereho yanjye muri uyu mwaka ndimo, ngomba gushyira imbere andi ikajya muri distance. Sinzi ukuntu bivuga kugira ngo mubyumve. Ni ukuvuga ngo Imana iri kugira abantu bayo inama yo kuvuga ngo wowe ubwawe aho uhagaze muri preza yawe ukwiriye gushaka uburyo ugira fitiri ukayigezamo Imana ikaba muri fitiri, wowe ukaba muri preza. Noneho Uwiteka Imana akakujya imbere, akakwebura inzira ukwiriye kunyuramo, kugira ngo aho uzagera ibizaba bikugoye Imana izaba yamaze kubikuraho, ibizaba Satani azaba yaramaze gushyiramo imitego itandukanye, iyo mitego Imana izanze iyikureho mbere yuko ugera aho hantu. Uzasanga inzira zawe Imana yaraziharuye. Niko Imana yabwiye rero Abisirayeli bavuga ngo hagati yanyu n'isanduka y'Uwiteka hazabemo distance. Bivuze ngo Uwiteka azajya imbere yanyu ariko ashyiremo distance kugira ngo Imana ibanze iyobore inzira zanyu munyuramo, muzajye munyura mu nzira Imana yamaze kunyuramo y'ubwayo kugira ngo musange ari amahoro. Haleluya. Rero nkubwiye ngo gutangiza imbere Imana ikaba ari ijya imbere mu mishinga yawe, ikajya imbere muri mariage yawe, Imana ikajya imbere muri business yawe, Imana ikajya imbere mu buzima bwawe bw'akazi ukora, Imana ikajya imbere muri innovation zawe, Imana ikajya imbere mu mibereho yawe ya buri munsi. Ibyo bizagufasha ko uzajya kugera aho hantu Imana yamaje kuhatunganya. Reka abatambyi bajya imbere bafite isanduku y'Uwiteka, ngo baragenda babanzamo ibirenge, aho banyujije ibirenge abari Abisirayeli bagenda banyura. Haleluya. Aba batambyi barasemboriza ubwami bw'Imana, abatambyi barasemboriza cyangwa se barasimbura igitereko cy'Uwiteka. Abatambyi barasemboriza Imana igenda imbere y'ubwoko bwayo. Imana ishimwe cyane. Kuba rero babanje imbere bivuze yuko ibigoye biri mu nyanja, amabuye ari mu nyanja, imisenyi iri mu nyanja, urubobi rw'amazi rurimo, aho banyerera bakagwa muri iyo nyanja, barabanza bakandagiza ikirenge kuko bafite Uwiteka akaba ari kumwe nabo. Abari buze kuza nyuma barahanyura hamaze gutunganywa, Uwiteka amaze kuhatunganya. Mwene data rero Imana iri kutubwira irihe jambo? Iri kutubwira ngo mu by'ukora mu mibereho yawe ya buri munsi, ukwiye gutuma Uwiteka akakubanziriza imbere kugira ngo uzahagere Imana yamaze kuhatunganya. Imana idufashe cyane. Reka dukomeze tusome muri Zaburi ibice 37 kugera kuri 5. Handitse ngo iki? Haranditse ngo wiringire Uwiteka ukore ibyiza, guma mu gihugu ukurikize umurava, kandi wishimire Uwiteka nabazaguha iby'umutima wawe usaba. 5. Koreza Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Aya magambo dusoreje murayumvise ngo koreza Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Aho ngaho ibyo bintu azasohoza tubyite X. Ibyo bintu byawe mukobwa, ibyo bintu byawe musore, ibyo bintu byawe mugabo, ibyo bintu byawe mugore, ibyo bintu byawe wewe mukecuru, we musaza, iyo mishinga yawe ahazaza ibyo uri gutekereza byose, ibintu byose, amaproje yose ufite, Uwiteka bimukoreze. Haleluya. Uwiteka kubanjije imbere, azaguha guidance, azakwereka inzira ukwiriye kunyuramo. Ubuzima bwawe ntago buzamera nko gushakisha, ahubwo uzanyura ahantu hari inzira. Imana ishimwe. Reka tugeranye nk'uko wagenda ugiye kunyura ahantu mu ishyamba ry'inzitane, ukaba ufite guide, ukaba ufite umuntu ukugenda imbere.
kajya kuvuga ngo genda unyura ahangaha. ngira ngo murabizi abantu bajya nko mu Kagera bagira abagayida babayobora mu nzira, aho bagenda banyura mu ishyamba, aha babaza ahantu hari strategique, ahantu hari inyamaswa. Niba mushaka kujya kureba ahantu intare ziba, niba mushaka kujya kureba ahantu hari imbogo, niba mushaka kujya kureba inyamaswa runaka, habarangwa warize butarize. Iyo nzira y'Uwiteka ni inzira yo kwera. Imana ishimwe ngo umugenzi nayo yaba ari umuswa ngo ntabwo azayiyoba. Imana izamuyobora inzira akwiriye kunyuramo. Uko bwije nuko bukeye akaba ari kumwe nawe. Nta hantu Yesu yifuza ko waba uri atari, nta naho yifuza kuba ari wowe utari. Bivuze ngo iki? Hari abantu imihebereho yawe ya buri munsi Yesu arayizi, arifuza yuko uyimushyiramo. Kristo akubere umuyobozi mu byo urimo, nibwo uzabasha kunyura ahantu hananiye abandi, nibwo uzabasha kunesha ibyanesheje abandi. Hari ibyaha bikomeye uyu munsi abantu bari kureba bakavuga bati ibi byaha nta kuntu wabaho utari kubikora, ariko Yesu Kristo nabana nawe ibyo byaha uzabinesha. Ndaguhimbaje ko ubanye natwe muri iri jambo, kandi agushimira ku bwa mushiki wanjye, ku bwa mwene data twabanye muri iri jambo. Nyemerera umuhe kurisobanukirwa cyane, kandi umwemerere kugira ngo agire umutima uyoborwa nawe. Uko umwami wabwiye umwami Kuri ukavuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza, nzamenagura inzugi z'imiringa, kandi ibihindizo nzabicamo kabiri. Inzira zawe zose nzaziyobora. Uko niko wavuze. Nako nsengeye mwene data, niko nsengeye mushiki wanjye kugira ngo nawe umuyobore mu nzira akwiye kunyuramo mu izina rya Yesu. Ntabe confused, ntagire confusion mu rugendo rwiwe, ahubwo mwami Yesu umuyobore, umugire inama mu gikucuku cya ninjoro, umugire inama ku manywa, umugire inama mu byo akora byose, amenye uko akwiriye kwitwara, uko akwiriye kugenda. Bityo mwami ikizagaragaza ko ari kumwe nawe nuko azabasha kunesha ibyanesheje abandi, nuko azabasha kuba success. Yesu Kristo niko dusenze. Amen. Mana ibaha umugisha.